Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Esiteri mu Rwanda. Turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi tariki ya mbere ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2020 turabaye ikaze mu ijambo ry'Imana ukuri kubatura. Umutwe w'ijambo turi busangire no munsi uravuga uti kumenya icyo uri cyo muri Kristo n'ingaruka yabyo. Kumenya icyo uri cyo muri Kristo n'ingaruka yabyo. Turibanda ku ijambo ry'Imana rivuga ku muhamagaro wa Isirayeli n'umuhamagaro w'itorero, kubera yuko yaba umuyuda ariwe mu gifaransa yitwa juif cyangwa mu cyongereza Jew, kubera yuko ijambo uno munsi umwisirayeli riba ririmo byinshi, kuko mu mahanga ya kino gihe atari ya kera umuntu ashobora kugira ubwene gihugu abuheshejwe n'amategeko, ukaba waba umwisirayeli ariko udakomoka kuri Aburamu, Isaka na Yakobo ariwe Isirayeli. Rero kugira ngo byumvikane neza abo turi buvuge mu byerekeye abisirayeli, tuba tuvuga les juifs, Jewish people, abakomoka kuri Aburamu, Isaka na Yakobo, atari umwisirayeli abiheshwa gusa n'amategeko akaronka ubwene gihugu. Hanyuma tuziko no mu itorero, kugira ngo ube mu itorero rya Kristo hari uburyo bibuguhesha, nabi turaza kubibona kugira ngo twumve uyu munsi neza iyo umuntu ari muri Kristo icyo ahinduka cyo n'ingaruka yabyo. Ni ibintu by'ingenzi cyane kumenya ibi tugira twige muri iri jambo ry'Imana. Tubanze rero n'ubwoko bw'Imana bwo mu isano rya kera. Ndavuga ko umuhamagaro wabwo uhera mu isano rya kera, usibye ko amateka yabwo n'Imana ntabwo ararangira, kuko turabizi abazi bibiliya yuko nyuma yizamuka ry'itorero rya Kristo guhura n'umwami, bari Abayuda aribo bisirayeli bakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo, aribo twita les juifs cyangwa Jewish people, abo bazongera kandi kugaruka mu mugambi Imana ibafitiye. Rero turashaka turebe mbere na mbere ibijyanye nabo, no kuvuga ubwoko bw'Imana bwahamagawe uhereye mu isano rya kera. Hanyuma nyuma turaza kumva n'ibijyanye n'abakristo ari ubwoko bw'Imana bwo mu isano rishya, bagizwe n'abayahudi, kuvuga ngo abisirayeli mu maraso bakizera Yesu, n'abanyamahanga, kuvuga ngo abatari abayahudi nabo bizeye Yesu, abo nibo bitwa ubwoko bw'Imana bwo mu isano rishya, ari byo bitwa itorero rya Kristo ku isi no mu bihe byose, uhereye mu kinyejana cya mbere igihe umwuka wera yaje kugira ngo noneho aremere Imana ubwoko bushya bugizwe n'ibyo bice byombi. Ni kuvuga ngo Abayuda bizera Kristo aribo bisirayeli mu buryo bw'amaraso, n'abanyamahanga bizera Kristo bose bagahindurwa ubwoko bumwe, aribwo bibiliya yita itorero rya Kristo. Rero dutangire rero na Isirayeli nk'ubwoko bw'Imana bwatoranijwe mu isano rya kera. Mose mu gitabo cye Gutegeka kwa kabiri igice cya 7 umurongo wa 6 n'umunani yongera kwibutsa abisirayeli urufatiro rwo kwitwa ubwoko bw'Imana urwo ari rwo. Ni gute mu mahanga yose yo ku isi aribo baje kwitwa ubwoko bw'Imana? Imana yabayisemo ishingiye kuki? Kadusome Gutegeka kwa kabiri ibice 7 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8. Aravuga ngo kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka Imana yawe ikagutoranyiriza mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya suko mwarutaga yandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo nuko Uwiteka bakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye basekuruza banyu, nicyo cyatumye Uwiteka bakuzayo amaboko menshi akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo
umwami wa Egiputa. Hano Mose ariho arashiraho urufatiro rw'itoranywa rya Isirayeli nk'ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana ntiyahisemo Abaheburayo aribo b'Isirayeli, aribo Abayuda, aribo bakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo, aribo yaje kwitwa Isirayeli. Ngo ntabwo bishingiye ko Imana yabonyemo ibyiza ayandi mahanga adafite, ahubwo Imana yarabatoranije kubw'ubushake bwayo, yarabatoranije, yarabakunze, atari uko bafite ikindi baruta andi mahanga, ni kubwo gutoranya kwayo gusa. Hano rero turabibona yuko Isirayeli ntabwo yaje kuba ubwoko bw'Imana ku yindi mpamvu. Imana mu butware bwayo, kuko nta kiri hejuru yayo, mu bushake bwayo yarabatoranije mu yandi mahanga, ibahitamo atari uko hari ikindi barusha andi mahanga, yabikoze kubw'umugambi wayo. Rero hano ni ikintu gikomeye cyane ku byerekeye itoranya ry'Imana. Ni nk'uko Pawulo yaje no kubivuga mu rwandiko yandikiye Abaroma ibice 11 ku murongo wa 28, aravuga aya magambo ngo kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu. Hano Pawulo aravuga Abisirayeli yuko babaye abanzi b'Imana ku bwacu twebwe abanyamahanga twakiriye Yesu, ariko kubyo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro kubw'abasekuruza, kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. Ni ukuvuga ngo rero hano Abisirayeli bo mu bihe byose ntabwo baba ubwoko bw'Imana babiheshejwe n'ikindi, ni ukubera ko bavyawe bakomoka kubahawe isezerano ryo kwitwa ubwoko bw'Imana. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo umuntu aba umuheburayo cyangwa aba umwisirayeli mu buryo bwa bibiliya, atari mu mategeko ya kino gihe y'isi, aho umuntu ashobora guhabwa ubwenegihugu nubwo atari mu benegihugu mu buryo bwo kubavukamo, aribyo bita mu mategeko kilatini ius sanguinis. Ni ukuvuga ngo kuba ubyarwa n'umuntu bikaguhesha uburenganzira uwo muntu afite, yaba ubwenegihugu. Urumva rero yuko hano umuyuda aba umuyuda kuko abyarwa n'umuyuda cyangwa n'Abayuda, ntabwo umuntu abiheshwa n'ikindi imbere y'Imana. Rero Abayakobo, Abisirayeli babiheshwa nuko bakomoka ku gisekuruza cya Isirayeli, nagakomoka kuri Isaka, Isaka akomoka kuri Aburahamu wahawe amasezerano. Rero icyo ni ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere abasekuruza babo babiheshejwe no gutoranya kw'Imana gusa, idashingiye ko bafite ikindi yabakundiye amahanga adafite. Ababakomokaho nabo aribo bitwa Abaheburayo, Abayuda, Abisirayeli, le peuple juif, the Jewish nation, abo ntabwo babiheshwa n'ikindi, babiheshwa nuko bavuka kuri Yakobo. Icyo rero ni ikintu cy'urufatiro tukwiye gushiraho kugira ngo tubashe kumenya icyo Imana ishingiraho mu guhamagara, mu gutoranya abo yahamagaye. Uyu munsi rero ushobora kuba umwisirayeli kubw'ubwenegihugu bw'amategeko ya kino gihe, ariko mu maraso yawe ukaba utari umuheburayo, ukaba utari umuyuda. Rero icyo ni ikintu gikomeye cyane tukwiye kumenya kugira ngo dutahure natwe bitureba nk'itorero urufatiro rwo gutoranya kw'Imana igihe ihamagaye abantu muri Kristo. None ingaruka zo kwitwa umuyuda ni izihe? Ingaruka zo kwitwa uwo mu bwoko bwatoranijwe nk'uko twabivuze bwo mu isezerano rya kera, aribo Baheburayo, aribo Bayuda, aribo Bisirayeli bakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Isirayeli. Kugira ngo tubirebe neza, twareba ku byabaye ku Bayuda ku ngoma y'umwami Azuwerusi, ariwe yitwa Xerxes wa mbere. Yategetse kuva mu mwaka wa 485 kugeza ku mwaka wa 465 mbere ya Kristo. Umva turi mu kinyejana cya 5 mbere ya Kristo. Uyu mwami Azuwerusi ariwe abanyamateka, abahistorien
bamuziho nka Xerxes premier cyangwa Xerxes wa mbere, yabaye umwami mu gihugu cy'Ubuperesi, mu bwami bw'Ubuperesi. Bwari ubwami bugari cyane bufata ibihugu byinshi byo ku isi, ariko bukaba bwari bufite icyicaro muri Iran ya kino gihe. Rero uyu mwami ku ngoma ye niho Abayuda bari bacuriwe umugambi wo kubatsemba. Ibyo rero tubisoma mu gitabo ca Esiteri. Rero uyu Ahasuwerusi avugwa mu gitabo ca Esiteri ni umwana wa Darius wa mbere. Darius wa mbere niwe yakomeje cyane ubwami bw'Ubuperesi, ndetse yubaka n'umurwa mukuru w'ubwo bwami witwaga Persepolis. Vuga ngo umurwa w'Ubuperesi. None munsi ba mukerarugendo iyo basuye muri Iran ntibashobora gusura ahandi hose batanyuze ahahoze umurwa mukuru ubwo bwami bwategetse isi nyuma y'ubwami bw'Ababuloni n'Abamede. Umurwa mukuru witwa Persepolis. Perse ni kuvuga ubwami bw'Ubuperesi burimo wiganjemo Iran ya kino gihe, ariko bwari ubwami bufata ibihugu byinshi byo muri Aziya, muri Afrika y'Amajyaruguru, bigakomeza ndetse no kugerageza gufata n'Ubugiriki aricyo gice cy'Uburayi. Rero uyu mwami rero Ahasuwerusi rero ni umwana wa Darius wa mbere, umwami w'Ubuperesi, wari umwami ukomeye. Hanyuma akaba ari na se wa Artaxerxes, mu Gifaransa Artaxerxes wa mbere, umwe Imana yakoresheje mu gushigikira Nehemiya mu kujya kongera gusana inkike z'i Yerusalemu. Uyu mwami rero Ahasuwerusi mwumvise ko niwe avugwa mu gitabo ca Esiteri. None umuntu yari afite ububasha ku ngoma ye uretse umwami ni uwitwa Hamani. Hamani rero yagize urugwango rukomeye ku bwoko bw'Abayuda, bituma acura umugambi wo kubatsemba. Muri make abasoma igitabo ca Esiteri kiri mu Isezerano rya Kera ni inkuru z'umuntu witwa Moridekayi w'Umuyuda, yari mu bantu baba ku marembo y'ibwami. Umva yari umuntu ari mu rwego ruciye bugufi. Hanyuma rero ngo itegeko ry'umwami ngo nuko abo bose bari ku marembo, uyu Hamani tumwite ministre w'intebe, igihe cyose azanyura ku marembo bose bazamupfukamira bamuramye. None igihe cyose ngo anyuze ku marembo, abantu bose bari ku marembo abagaragu b'umwami baramupfukamira bakamuramye, ngo ariko kiretse umuntu umwe gusa yitwa Moridekayi. Hanyuma abandi rero bari ku marembo, abandi bagaragu babaza Moridekayi impamvu we adapfukamira Hamani kandi amuramye. Iyo usomye rero Esiteri ibice 3 ku murongo wa mbere, hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Amedata umwagagi, amugira umutware mukuru. Intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Kuvuga ngo abatware bose bo mu bwami bwa Ahasuwerusi, uyu Hamani intebe yari hejuru yabo bose. Ku murongo wa 2 ishije 3 muri Esiteri, abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya, kuko umwami ariko yari yategetse. Ariko Moridekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Buke abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati, niki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bakomeza kumuhana, kuvuga ngo umwe abaza undi gutyo, undi akamubaza. Atabyumvise ngo abyemere akore nkabo, nawe apfukame aramye Hamani. Babibwira Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yireguje ko ari Umuyuda. Urumva ngo impamvu Moridekayi atapfukamiraga Hamani, umunyacyubahiro muri ubwo bwami bw'Ubuperesi bwa Ahasuwerusi muri cyo kinyejana cya 5, ngo nukubera ko ari Umuyuda. Hanyuma ingaruka ni izihe? Ku murongo w'8 rero, hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, kuko ngo Hamani ntago yashatse gusa kurimbura uyu Moridekayi, yahise agira urwango ku bwoko bwa Moridekayi bwose. Niyo mpamvu hariya ku murongo wa 6, hano turi igitabo cya Esiteri ibice 3 ku murongo wa 6, abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura Abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose,
ari ubwoko bwa Moridekayi. Ngo hanyuma Imana abwira umwami ku murongo w'umunani Azuwerusi ati hari ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yose mu bihugu utegeka byose, amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami nabishima iteka ricibwe baryandike ko barimburwa. Nanjye nzatanga itaranto n'ifeza inzovu nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. Urumva ko umwami ntabwo yari azi umugambi wa Amani, none yaje kwemera birandikwa kugira ngo Abayuda barimburwe. Urumva ko Amani urwango yagiriye Moridekayi kubera ko atamupfukamira nk'abandi ngo amuramye, yahise arushira ku Bayuda bose, kuko Moridekayi impamvu yavuze ko adashobora kubikora ngo nuko ari umuyuda, ari ubwoko bw'Abayuda. Urumva rero ni ikibazo cy'ubwoko, ntabwo ari ikibazo cy'umuntu umwe Moridekayi, ariko ni ikibazo cy'ubwoko. Nicyo cyatumye ashaka kurimbura ubwoko bwose. Ibi rero ni ikintu dukwiye kumenya, kubera iki se Moridekayi yanze gupfukama nk'abandi kandi ari itegeko ry'umwami? Ni ukubera yuko yari yizi uwo ari we, yari azi icyo ari cyo, yamenye ko we ni umuyuda, ni umwisirayeli ukomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo. Amenya n'ingaruka yabyo, amenya yuko hari ibyo abandi bemerewe gukora ariko badashobora gukora, kubera ko azi ko ari umuyuda, ko nta muntu nta n'indi mana yindi ikwiye kuramwa, ikwiye gupfukamirwa atari Uwiteka Nyiringabo, Imana yaremye ijuru n'isi, yahamagaye Aburahamu ikamuha amasezerano, noneho ikatoranya urubyaro rwe ku bw'ayo masezerano ngo ruyibere ubwoko. Iyo yonyine niyo ikwiye gusengwa, gupfukamirwa, niyo bakwiye kuramya. Ni icyo cyatumye Moridekayi adakora ibyo abandi bumva ko ari bisanzwe, ko ari ukumvira itegeko ry'umwami Azuwerusi. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda urakurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zifite insanganyamatsiko igira iti ukuri kubatura. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François NKURUNZIZA. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera saa 2:30 za nijoro, ndetse no ku cyumweru guhera saa 7:30 z'amanywa. Izo nyigisho wazisanga kuri YouTube channel ya r.betel.tv ndetse na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Rero ibyakurikiyeho nuko uyo Hamani aragenda rero ategura igiti cyo kumanikaho Moridekayi, yishima yuko noneho ari bwihimure kuri Moridekayi ndetse no gutegura umugambi wo kurimbura ubwoko bwe, ni kuvuga Abayuda. Inkuru ni ndende, ariko Bibiliya itubwira hano mu gitabo cya Esiteri yuko cya giti yari yateguriye Moridekayi nicyo yaje kumanikwaho. Rero nta mwanya dufite ushobora kubyisomera, ariko dore amaze kubwirwa n'umwami yuko Moridekayi, uyu Hamani nka minisitiri w'intebe, akwiye kuzenguruka umurwa wose ahesha Moridekayi icyubahiro imbere y'abaturage bose, ku mpamvu Bibiliya ivuga yuko Moridekayi yigeze kumva inama y'abashaka kwica umwami, hanyuma abibwira umwamikazi Esiteri ukomoka mu Bayuda, nawe yari yatoranijwe mu bandi bakobwa, noneho umwami amuhitamo, ariko abantu ntabwo bari bazi ubwoko bwe. Noneho Moridekayi ko yari nyirarume, yaje rero kumubwira inama zihari zo kwica umwami, none umwamikazi yibwira umwami. Hanyuma umwami aje kubimenya, hanyuma aje kubimenya ataramenya n'umugambi Hamani afite wo kwica Moridekayi n'ubwoko bw'Abayuda, ahita amubwira ati se umuntu yankijije urupfu agashyira ahagaragara umugambi wo kunyivugana, niki umwami yamukorera? Ariko mbere na mbere uri Hamani ataramenya impamvu umwami amubwiye ibyo, yaribajije ko ari we bashaka kongera gukuza, kuko umwami yaravuze ngo umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ati. Uyu rero Hamani ntabwo yarazi uwo ari we, yibajije ngo hari undi se, ko ari je mfite favor, ari je mfite ikundiro ku mwami, hari undi se ashaka gukuza? Yusomye muri Esiteri igice 6:6 ngo nuko umwami amaze kumva ibyo Moridekayi yamukoreye mu guhishura umugambi w'abashaka kumwica,
ngo nuko Hamani araza, umwami aramuza ati umuntu umwami akunze kubaha yagirizwa ate? Ngo Hamani aribwira ati hari uwo umwami yakunda kubaha kunduta. Hanyuma avuga rero ibyo umwami yamukorera, yarazi ko ari we, ko noneho imbaraga ze zigira zongerekane mu gihugu, atinywe birushijeho. Ariko amaze kuvuga ibyo, umwami ahita avuga ati genda ubikorere Moridekayi. Amaze kuvuga ngo nibazane imyambaro y'ubwami, umwami ajya yambara, ariyo bamwambika, niyo farashi umwami agenderaho itamirijwe ikamba ry'ubwami, maze iyo myambaro niyo farashi babihe umwe wo mu batware b'umwami barusha abandi gukomera, bayambike uwo muntu umwami akunze kubaha, bamugendeshe mu nzira yo mu murwa ahetswe n'iyo farashi, barangurure imbere ye bati uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Hanyuma ku murongo wa 10 ngo nuko umwami abwira Hamani ati utawende imyambaro n'ifarashi uko uvuze, ubigenze utyo Moridekayi Umuyuda wicara ku irembo ry'ubwami, ntihagire ikintu kibura mu byo uvuze byose. Urumva ukuntu yakubititse uyu Hamani. Iriya Mana yatoranije Abayuda, Moridekayi umwe muri bo akaba yarayihesheje icyubahiro muri icyo gihugu cy'amahanga cy'Ubuperesi, akaba yaranze kurenga ku mategeko y'Imana yuko nta muntu n'umwe akwiye kuyambura icyubahiro n'ikuzo. Iyo byatumye Imana itangira gukora mu ruhande rwabo yatoranije. Uyu rero Hamani rero agiye iwe rero n'umujinya, atashye amaze gukora ibyo. Noneho umva rero uko umugore we n'inshuti ze n'abajyanama be bahise bamubwira mu gitabo cya Esiteri ibice 6:13 ngo hanyuma Moridekayi asubira ku irembo ry'ibwami. Bamaze kumukorera ibyo, ntabwo byatumye yishira hejuru, aguma ari wa wundi, kubera ko azi ko icyo ari cyo nigituruka ku by'abantu bamukorera cyangwa ibyo afite cyangwa ibyo abantu bamuha. Icyo ari cyo gituruka ku cy'Imana yamugize. Iyo ni ibanga rikomeye cyane. Ntabwo yagiye rero avuga ati noneho ndakomeye atangire nawe yishire hejuru. Yakomeje kuba uko yarari. Ngo yasubiye ku marembo y'ubwami, bamaze kumuyikuzo ningana gutyo imbere y'igihugu cyose. Ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye ko afite isoni. Umva rero ageze yuko byagenze. Aherako atekereza umugore we Zereshi n'inshuti ze zose ibyamubayeho byose. Nuko abajyanama be n'umugore we Zereshi baramubwira bati, aha amagambo akomeye cyane, Moridekayi wo ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba ari uwo mu rubyaro rw'Abayuda ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye. Aha amagambo akomeye cyane. Abantu ubwo batari bazi Imana, ariko amagambo bavuze ni amagambo ahumetswe nayo. Ni ukuvuga ngo ab'Imana yatoranije by'ukuri, iyo bazi icyo yabagize cyo, nta na kimwe cyababasha, kubera ko imbaraga zisumba byose nizo zibashigikiye mu buzima bwabo. Hano rero Hamani mu nyuma yaje kumanikwa ku giti yari yateguriye Moridekayi ko akimanikwaho. Hanyuma rero mu cyimbo cy'uko ryategeko ryo kurimbura Abayuda yasinyishije umwami rishyirwa mu bikorwa, ahubwo iryo tegeko ryo kubarimbura, ryo kubatsemba, byaje guhinduka itegeko ryo kubaha ikuzo mu bwami bwa Zerusi. Bahita bakomera, ndetse bakomera kurusha n'abenegihugu. Uko niko rero tubona ingaruka zo gutoranywa n'Imana. Imana itoranyije umuntu cyangwa abantu bagahinduka ubwoko bwayo, iyo bamenye identite yabo, icyo Imana yabahinduye mu kubatoranya, bahita bamenya n'ingaruka z'ibyo. Ingaruka yo gutoranywa n'Imana, murumva ko n'umuntu aca bugufi, ko azi yuko ntabwo yatoranijwe ku mpamvu yuko hari ikindi cyiza afite kurusha abandi, nuko yatoranijwe gusa Imana yaramukunze. Akaba ari mu buzima bwo guca bugufi imbere y'Imana, akirinda kwishira hejuru. Hanyuma ikindi bibyara na responsabilité, bibyara rero n'inshingano zo kwitwara nk'uko iyaguhamagaye ibishaka. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo jyewe ndi Umuyuda, ndi Umwisirayeli, ndi Umuheburayo,
Imana yo mu ijuru, Imana nzima yarantoranije, yatoranije ubwoko bwacu. Ntabwo ari ibyo, bifite na konsekanse yabyo, bifite ingaruka, ibyara inshingano zo kwitwara nk'ubwoko bwayo koko. Kubera yuko Moridekayi ntiyigeze akora ibyo abandi bagaragu bari ku marembo bakoraga, bagapfukamira uriya mwana w'umuntu Hamani, nubwo yari afite icyubahiro muri icyo gihugu. Ariko Moridekayi yarimenyewe ku bwoko bwabo, biturutse ku Mana yabagize icyo bari cyo. Ntabwo ashobora gupfukamira umuntu wapfukamira Imana. Ibyo byatumye Imana yo mu ijuru yubahisha uko kuyubaha. Ni rya jambo yabwiye umutambyi mukuru Eli igihe abana be bacumuraga ari abatambyi, hanyuma ntabahane. None Imana ikamubwira ngo nzubahisha uzanyubahisha, ariko uzansuzuguza nawe azasuzugurwa. Iryo ni ijambo ry'ukuri. Moridekayi rero yubahishije Imana ya Isirayeli. Imana yabahinduye ubwoko kubw'itoranya ryayo ridashingiye ko ari beza kurusha andi mahanga, kubera ko Imana yabahisemo ikabatoranya. Nawe yamenye icyo ari cyo, yamenye identite ye, bituma yitwara nk'uko identite ye iri. Na niyo mpamvu Imana yahinduye inabi yari kubazaho, yihindura ineza, igahinduka umwanzi w'abanzi babo. Uko niko rero itoranywa ry'Imana rimera. Iyo umuntu arimenye akamenya n'ingaruka yaryo, iya mbere nuko umuntu akwiye kumenya ngo ntacyo ndusha abandi, nuko gusa yantoranije kubw'urukundo rwayo, ukagenda rero uciye bugufi. Hanyuma iya kabiri, ukamenya rero uko witwara, ukitwara nk'uko itoranya ryayo kuri wowe ryaguhisemo. Imana ihabwa icyubahiro. Uko ngo tumaze kubyumva yuko kuba umuyuda ntabwo umuntu abiheshwa n'ikindi, abiheshwa nuko abavukamo. Icyo nicyo kiguhindura kuba umuyuda. Hanyuma rero ubwo n'ubwoko bw'imisano rya kera tumaze gusoma itoranywa ryabwo. Rero mu isano rishya rero hari ubundi bwoko bwatoranijwe, ariko ku rundi rufatiro rutari urufatiro Abayuda batoranijwemo. Ubwo bwoko rero ni itorero rya Kristo. Iyo dusomye rero mu butumwa bwiza, tubona yuko ubwoko bw'Imana bwo mu isano rishya ariryo torero rigizwe n'Abayuda n'abanyamahanga, bwo bwatoranijwe ku rufatiro rundi atari ivuka, ahubwo n'urufatiro rwo kwizera. Ibyo dusoma iyo usomye mu Baroma igice cya 11 ku murongo wa 5, Paulo avuga ngo nuko rero uko niko bikimeze no muri iki gihe, hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe kubw'ubuntu. Hano aravuga Abayuda. Muri isano rishya Abayuda nabo ngo baba mu bwoko bw'Imana batakibuheshejwe nuko babuvutsemo, ahubwo babiheshwa no kwizera ubuntu bwa Kristo. Bivuga ngo ubwoko bw'Imana bwo mu isano rishya ariryo torero, umuyuda ntabwo abwinjiramo muri bwa buryo bwa mbere buko avuka ku Bayuda, ahubwo aba mu bwoko bw'Imana bwo mu isano rishya kubw'urufatiro rwo kwizera ubuntu bwa Kristo. Ibyo ni bimuhesha kuba mu bwoko bw'Imana bwo mu isano rishya. Rero ntabwo ashobora kwirata ibisekuruza bye muri isano rishya, kubera ko itoranya ry'Imana muri Kristo ntabwo rishingiye kubw'umuntu avuka mu bwoko bw'Imana, ahubwo bishingiye ku muntu yahamagawe nayo muri Kristo Yesu, noneho akabyitabira kubwo kwizera, akizera uyu muhamagaro w'Imana, akawizera, akizera ko muri Kristo Imana yamutoranije ku rufatiro rwo kwizera. Ntabwo umuntu aba mu bwoko bw'Imana mu isano rishya turimo abiheshejwe nuko yavutse mu bwoko bw'Imana, abyarwa n'ababurimo, cyangwa imirimo runaka y'abafite imutandukanya n'abandi, imugira umuntu udasanzwe. Abiheshwa no kwizera Kristo. Ibyo nibyo Paulo avuga ngo n'Abayuda nabo ntabwo bakibiheshwa mu isano rishya nuko bavuka mu Bayuda, ahubwo barinjira mu bwoko bw'Imana, baba mu bwoko bw'Imana ngo babiheshejwe no gutoranywa kubw'ubuntu. Hanyuma akavuga rero ku murongo wa 28 muri iki cy'Abaroma nyine igice 11 ku 28 ngo kubw'ubutumwa bwiza Abayuda babaye abanzi b'Imana ku bwanyu twebwe abanyamahanga, ariko kubyo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro kubw'abasekuruza, kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo
bitavuguruzwa. Nuvuga ngo rero kubw'abasekuruza babo babaye ubwoko bw'Imana bwo mu isano rya kera, ariko mu byerekeye isano rishya babiheshwa no gutoranywa gushingiye ku buntu bwa Kristo. Rero ubwoko bw'Imana ariryo torero rigizwe n'Abayahudi, ngo Abaheburayo, Abisirayeli bakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo, ariko akaba babiheshwa noneho no kwizera Kristo. Imana irabatoranya muri bene wabo ku rufatiro rwo kwizera Kristo n'ubuntu bwe. Hano rero biratandukanye. Urufatiro rwa mbere rwo kuba mu bwoko bw'Imana mu isano rya kera nuko ukwiye kubuvukamo, uvuka ubyarwa n'Abayuda, ukaba umuyuda nka Moridekayi n'aba Esiteri. Ariko mu isano rishya urufatiro rwo kuba mu bwoko bw'Imana ariryo torero ya Kristo ubiheshwa no gutoranywa kw'Imana gushingiye ku buntu bwa Kristo, noneho kubwo kwizera Yesu noneho ukabarwa mu bwoko bw'Imana. Reka dusome mu Abaroma ibice 9 ku murongo 24 kugeza kuri 24. None se bitwaye iki niba Imana nubwo yashatse kwerekana umujinya wayo no kugaragaza imbaraga zayo yihanganiranye imbabazi nyinshi inzabya z'umujinya zari zikwiye kurimbuka, kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzabya z'imbabazi izo yiteguriye ubwiza uhereye kera, ari izo twebwe abo yahamagaye atari mu Bayuda bonyine ahubwo no mu banyamahanga. Ni kuvuga ngo twahamagawe atari mu Bayuda bonyine, ngo no mu banyamahanga. Uyu ni umuhamagaro wo muri Kristo ushingiye ku buntu bwa Kristo. Imana ikaba yaradutoranije mu Bayuda no mu banyamahanga ku rufatiro rwo kwizera gusa, ntabwo ari urufatiro rw'uko wabyawe n'abari mu bwoko bw'Imana. Cyo ni ikintu gikomeye cyane. Ubu rero itorero rya Kristo rigizwe n'Abayuda batoranijwe muri bene wabo ku rufatiro rwo guhamagarwa, umuhamagaro wo muri Kristo ushingiye ku buntu bwa Kristo, noneho kwizera kugatuma dusingira ubwo buntu, noneho bukatwinjiza mu bwoko bw'Imana. Niyo mpamvu uyu munsi ngo muri Kristo nta muyuda nta munyamahanga, kuvuga ngo nta muyuda nta mugiriki. Yavuze umugiriki bavuga abatari Abayuda, abanyamahanga bose. Ubu rero ngira mvuge rero kubyerekeye ingaruka zo kuba mu itorero rya Kristo, ingaruka zo kwitwa ubwoko bw'Imana mu isano rishya, n'ingaruka zo kuba umukristo, kuko itorero ryigizwe n'Abakristo abizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Nkuko Moridekayi yari mu bwoko bw'Imana abishyuwe no kuvuka mu Bayuda, natwe turi ubwoko bw'Imana tubeshejwe no gutoranywa kw'Imana muri Kristo kubw'ubuntu bwayo, none tukizera uyu muhamagaro, none bigatuma twinjira mu bwoko bw'Imana. Turi ubwoko bw'Imana rero bwo mu isano rishya, nk'uko wa Moridekayi bari ubwoko bw'Imana bwo mu isano rya kera. Na niyo mpamvu ziriya ngaruka zababayeho. Imana ikabarwanirira, Imana ikarwanya abanzi babo, Imana igahindura umugambi mubisha wo kubatsemba wacuzwe na Hamani, minisitiri w'intebe wa Zerusi mu kinyejana cya 5 mbere ya Kristo. Imana ikawuhindura, noneho uwari kubatsemba niwe yarimbutse. None bo bararokoka kandi bahita bahabwa ikuzo muri ubwo bwami bwa Zerusi. Imana ihabwa icyubahiro. Ubwo rero tumaze kubona ibyo, tuhita tureba icyo bitugira twebwe iyo tumaze kumenya icyo turi cyo muri Kristo. Nuvuga ngo ni twebwe ba Moridekayi, ni twebwe ba Esiteri bakino gihe cyo mu isano rishya, kuvaho Kristo yaje kuducungura, yinjiza amateka y'Imana mu isano rishya. Uyu munsi rero tugira twibande ku kintu gikomeye cyane kiri mu mirongo 2 ya bibiliya iri muri Zaburi ya 20. Hari amagambo akomeye muri Zaburi ya 20 ukwiye kumenya neza nimba uri mu bwoko bw'Imana ariryo torero rya Kristo, ubwoko bw'Imana bwo mu isano rishya. Hano turasoma muri Zaburi ya 20 mu Kinyarwanda n'umurongo w'8 n'umurongo w'9, ariko mu Gifaransa n'umurongo wa 7 n'umurongo w'8. Afite bibiliya Kinyarwanda ni Zaburi ya 20 umurongo w'8 n'umurongo wa 9, hanyuma afite bibiliya y'Igifaransa n'umurongo wa 7 n'umurongo w'8. Ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho turavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Barunamye baragwa,
ariko twebweho turahagurutse turema. Urumva hano hariho abantu bwoko bubiri bavugwa, ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi, ariko twebweho turavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu, barunamye baragwa, ariko twebweho turahagurutse turema. Abo se ba mbere bavugwa ni bande? Abo ni abantu b'isi, ni abantu batari mu bwoko bw'Imana. Muri Isezerano Rishya ni abatari abakristo. Ngo abo ngo biringira amagare n'amafarashi. Amagare n'amafarashi mu mahanga ya kera, mu bwami bwa kera, amagare n'amafarashi muri bya bihugu bibiliya ivuga, bihugu byo muri Aziya, amagare n'amafarashi nizo zari imbaraga z'ubwami. Ubwami bukomeye babureberaga ku mafarashi n'abayagendaho. Ni ukuvuga ngo amagare n'amafarashi ukuntu akoze biyakoze n'abayagendaho, ni ukuvuga indwanyi, ingabo. Amagare n'amafarashi ni imbaraga zo muri isi abantu bishingikiriza, bubatseho ibyiringiro byabo. Iyo dusomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 2 ku murongo wa 12, ni inkuru za Eliya na Elisha. Eliya amaze kuzamurwa mu ijuru, hanyuma Elisha akamubona, yahise ataka. Aya magambo yavuye mu kanwa ka Elisha ni amagambo akomeye cyane adusobanurira iyi Zaburi ya 20 ku murongo w'8 n'umurongo w'9 mu Bibiliya y'Ikinyarwanda, cyangwa umurongo wa 7 n'8 muri Bibiliya y'Igifaransa. Bibiliya tubwira hano ngo Elisha amagambo yavuze naye amaze kubona shebuja Eliya uwo yakoreraga imbere y'Imana azamuwe agiye mu ijuru. Hano ku murongo wa 12, Abami wa 2 ibice 2 ku murongo wa 12, aravuga ngo tugere ku murongo wa 11, bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisha abibonye arataka ati, data, data, wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi. Aya magambo ngo data, data, wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi, nawe Elisha hari uwabimuvuzeho, ni umwami Yohasi. Iyo usomye muri kitabo nyine cy'Abami ibice 13 ku murongo wa 14, urabona ibyo yavuze kuri Eliya shebuja, ngo yabereye abisirayeli amagare n'amafarashi. Nuvuga ngo imbaraga za Isirayeli mu gihe cya Eliya zari zihagaze kuri Imana ya Eliya. Ni ukuvuga ngo igihe cyose Eliya ari mu Bisirayeli, amahanga yatinyaga Isirayeli, kuko imbaraga za Isirayeli ntago zari zishingiye ku bwinshi bw'amagare bari bafite cyangwa amafarashi, arizo mbaraga za gisirikare za kino gihe, imbaraga z'ubukungu, kuko kugira ngo ubwami bukomere bishingiye ku bukungu bwabwo. Ndavuga mu gihe cya none, ibihugu bya none, les nations modernes, n'ubukungu bwabo, imbaraga za gisirikare, ndetse n'urwego rw'ikoranabuhanga bagezeho muri ibihe turimo bya nyuma. Hano rero mu Bami wa 2 ibice 13 ku murongo wa 14, Elisha amaze gupfa, kandi Yohasi, aritwa Yohasi mu Gifaransa, Yohasi akiri ku ngoma ye, Elisa afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Yehohasi umwami w'Abisirayeli aramanuka ajya aho hari, aramurira avuga ati, mwumve ko yavuze, ye baba data we, ko wari amagare n'abanyamafarashi ba Isirayeli. Umwami rero ari mu gahinda, kuko igihe cyose uyu muhanuzi Elisa yari akiriho muri Isirayeli, niwe yari ibyiringiro bya Isirayeli. Muribuka ko Elisa yigeze gufata ingabo Abisirayeli batinyaga za Siriya, we akazifata adakoresheje imbunda, akazifata kubwo imbaraga z'Uwiteka Imana ye, ikabateza ubuhumyi, akabafata miri, akabashikiriza umwami. Niyo mpamvu umuhanuzi muri Isirayeli yafatwaga nk'umuntu ahurijwemo iby'imbaraga byose byatuma igihugu gitabarwa cyangwa igihugu kitavogerwa kigatinywa n'ibindi bihugu. Uvuga yaba Elisha ntabwo ari we yari amagare n'amafarashi ya Isirayeli, ni Imana yari ahagarariye muri Isirayeli. Yaba Elisha ntabwo ari we yari amagare n'amafarashi ya Isirayeli, ni Imana yari ahagarariye, niyo yari amagare n'amafarashi. Rero igihe cyose abo bahanuzi b'Imana bari mu gihugu, nta gihugu uko cyaba kingana cyose, mu gihe bataretse Imana yabo, batayiteye umugongo,
bakayumvira, nta gihugu na kimwe cyashobora kubahangara, cyashobora kuza ngo kibatera ubwoba, kubera yuko Uwiteka muri Israeli kubw'umuhanuzi niwe yari amagare n'amafarashi, niwe yari ibyiringiro bya Israeli, niwe yari ekonomi ya Israeli. Uwiteka niwe yari puissance militaire, imbaraga za gisirikare za Israeli, niwe yari ikoranabuhanga rya Israeli mu gihe cyabo. Uyu munsi rero ubwoko bw'Imana mu isano rishya ariryo torero rigizwe n'abakristo, abantu bahamagawe, batoranijwe n'Imana muri Kristo, bagahamagarwa kubw'ubuntu bwayo, batabeshejwe nuko bavuka mu bwoko bw'Imana, ariko bayeshejwe no kwizera Kristo. Abo rero nibo bavugwa muri Zaburi ya 20, umurongo w'8 n'umurongo w'9 muri bibiliya y'Ikinyarwanda, cyangwa umurongo wa 7 n'umunani muri y'Igifaransa, ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi. Abo ni bande bavugwa ngo biringira amagare n'amafarashi? Abo bavugwa si abandi, ni abatari mu bwoko bw'Imana, ni abanyamahanga ku masezerano y'Imana, ni abatari mu itorero ry'Imana, ni abatari abana b'Imana. Ngo bamwe biringira amagare, abandi biringira amafarashi. Abo rero ni abantu b'isi biringira ibyo biringira byose bidashingiye ku Mana yaremye ijuru n'isi, bidashingiye kuri Kristo. Vuga ngo muri isi hari abo birayita bamwe biringira, abo biringira amagare bakiringira amafarashi. Abo ntabwo bari mu bwoko bw'Imana, abo ntabwo bitabira umuhamagaro w'Imana, nta gutoranywa kw'Imana kwabagizeho ingaruka. Ariko abari mu itorero rya Kristo, abana b'Imana, umukristo ari muri Kristo, icyo yahindutse cyo yabaye ubwoko bw'Imana. Kuba rero mu bwoko bw'Imana ngo bituma wowe utiringira ibyo abisi biringira, ngo kuko ngo bazunama bagwe, kubera ko ibyo biringira bishingiye ku musenyi. Amaherezo ngo bazunama bagwe, nkuko uriya Hamani byamugendekeye. Ngo ariko twebwe ubwoko bw'Imana, twebwe jyewe umukristo, ngo turahagurutse turemye, kubera yuko Uwiteka niwe magare yacu kandi niwe mafarashi yacu. None uyu munsi nashaka kukubwira ngo igihe kirageze, hagarara neza muri identite yawe nk'umwana w'Imana, hagarara neza nk'uri mu bwoko bw'Imana, umenye ko watoranijwe bidashingiye kwivuka ryawe, aho ukomoka, amashuri yawe, ibyo utunze n'ibiki, bishingiye ku gutoranywa kw'Imana. Imana iragutoranije, iraguhamagara muri Kristo kubw'ubuntu bwayo. Umenye rero ko hari icyo wahindutse cyo. Hageze rero yuko nuhagarara neza nk'uko Moridekayi yahagaze, akimenya uwo ari we, akamenya ibyo akwiye gukora n'ibyo adakwiye gukora. Ndakubwiza ukuri yuko igihe kirageze ko abanzi bawe bikubita imbere yawe. Hageze yuko abadayimoni bikubita imbere yawe bagatsindwa nka Amani. Hageze yuko indwara zikubuje amahoro zikubita imbere yawe zigatsindwa, zikunama zikagwa. Hageze yuko ibyo byose bikubangamiye, ibyo byose bigutesheje umutwe, kubera yuko uri mu bwoko bw'Imana, kubera yuko Uwiteka ari we amagare yawe n'amafarashi yawe, akaba ari we wiringira kubw'itoranya rye yagutoranije muri Kristo. Hageze yuko ibyo byose biguteye ubwoba, bitangira kunama, bitangira gukubitwa hasi mu izina rya Yesu Kristo. Hageze yuko uhagarara. Imana irashaka kuguha ibihe byo guhagarara wemye, nkuko Moridekayi, haleluya, nubwo yari ku marembo akaboneka ko ari umuntu wo hasi, ariko ntabwo Imana yigeze yemera yuko asuzugurwa, ahubwo yaje kuba umuntu utinyitse, bigatuma n'ubwoko bw'Abayuda bwose butinywa mu bwami bw'Ubuperesi w'icyo gihe ku ngoma ya Azuwerusi mu kinyejana cya 5 mbere ya Kristo. Imana ya Moridekayi ntabwo yahindutse, ntabwo yashaje, niyo Mana yawe muri Kristo Yesu. Kigiye tugezemo rero ni igihe cyuko duhagarara nka Moridekayi, tukamenya identite yacu, tukamenya abo turi, tukamenya ingaruka yo kuba muri Kristo iyo ariyo. Haleluya. Tugaca bugufi imbere y'Imana yacu, tukamenya ko tutatoranijwe kubera ko turi beza, twatoranijwe kubera ko yo yadutoranije gusa ikadukunda muri Kristo Yesu. Hanyuma tukamenya ko niyo magare yacu, niyo mafarashi yacu. Ntabwo twiringira ibindi nubwo twaba tubitunze, kubera ko tutatoranijwe kubera ko tubifite, dufite ibyo abandi badafite. Twatoranijwe nuko gusa yadutoranije muri Kristo Yesu. Uyu munsi Satani agira kubitwa imbere yawe, uyu munsi ibikurwanya byose bigira byuname, bigira kubitwe hasi bigwe. Uyu munsi ibintu byose bikubangamiye, nuhagarara nk'uwatoranijwe,
ukamenya Imana yawe, ukamenya icyo yaguhinduye muri Kristo Yesu, uraza kubona imbaraga zayo icyo ziri bukore. Uraza kubona abahamani bose aho Imana iri bubashire mu izina rya Yesu Kristo. Igihe cy'ubugara wemye kirageze nk'umwana w'Imana. Ubahisha Imana, urebe ko Imana itaza kubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Urifuza inama? Waduhamagara kuri 0784 ndetse na 0788 cyangwa ukatwandikira kuri info@betelchurches.net.